ikindi gihe, kandi aho izagera izashyiramo ijambo abantu bavuga ati Mwami Yesu ndagushimira ko ukoze igitangaza cya mbere mu bugingo. Ni ikihe? Ni uguhindura umutima. Kandi aho iyi vino abantu bayinyoye bari bashima Imana, badashimira Imana yuko babonye akazi nyuma y'igihe kirekire ari abashomeri, kuko sicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Ahubwo bashimira Imana ko no mu bushomeri bafite Imana. Rega n'itangiriro n'iherezo. Ibyo wasengeye ni byinshi kandi bimwe warabibonye, ariko hari igihe waba warabonye ibitari igitangaza cya Yesu. Warabibonye kuko ari ngombwa kubibona, ariko atari igitangaza cya Yesu. Kandi dushimire Yesu wari uri muri ubu bukwe, kandi yarazi ko vino yabo iri bushire, akigaragaza. Reka yigaragaze mu mutima wawe, reka yigaragaze mu bugingo bwawe, kandi nahigaragariza abantu bazahimbaza Imana. Bishoboka ko vino yari igiye kugushirana. Uyu mwanya Yesu arakubwira ngo icyo akubwira cyose ugikore, kandi ubyizere kuko muri ubu bukwe aburimo. Imyaka umaze mu itorero ntabwo ari mike. Nubwo waba umwe, nubwo byaba ari uyu munsi wumvise iki cyigisho, nta minsi yashize ngo Yesu akora iki gitangaza. Nawe Yesu ashobora kuguhindura amateka. Igihe uzabona muri Bibiliya imbaraga y'ijambo kandi ukaryizera. Mariya yari umwizera ukomeye muri ubu bukwe, kandi ukwizera gusangiye n'abitwaga abahereza b'icyo gihe. Kandi umusango wanyweye ntiyigeze apfobya umukwe mukuru wanyoye, ntiyigeze apfobya ijambo yumvise, ahubwo yafashe ijambo. Bibiliya irashaka kuguha ijambo ukabona icyo uvuga, kandi kirahari. Uteze amatwi wese iki cyigisho amenye ko aho Bibiliya igeze hakiri ijambo. Ihamara ubwoba ikahashyira ijambo. Bibiliya igiye kuryohera abantu kureza ikindi gihe, kandi aho izagera izashyiramo ijambo abantu bavuga ati Mwami Yesu ndagushimira ko ukoze igitangaza cya mbere mu bugingo. Ni ikihe? Ni uguhindura umutima. Kandi aho iyi vino abantu bayinyoye bari bashima Imana, badashimira Imana yuko babonye akazi nyuma y'igihe kirekire ari abashomeri, kuko sicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Ahubwo bashimira Imana ko no mu bushomeri bafite Imana. Rega n'itangiriro n'iherezo. Ibyo wasengeye ni byinshi kandi bimwe warabibonye, ariko hari igihe waba warabonye ibitari igitangaza cya Yesu. Warabibonye kuko ari ngombwa kubibona, ariko atari igitangaza cya Yesu. Kandi dushimire Yesu wari uri muri ubu bukwe, kandi yarazi ko vino yabo iri bushire, akigaragaza. Reka yigaragaze mu mutima wawe, reka yigaragaze mu bugingo bwawe, kandi nahigaragariza abantu bazahimbaza Imana.